Muraho neza mumeze mute nizere ko mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana nizere ko uburinzi bw'Imana bukomeje kubana namwe bakunzi banjye bakunzi b'ubwiza nizere ko amahoro ya Nyagasani ari kumwe namwe so kandi mutameze neza yizere Imana biraza kugenda neza so rero uyu munsi hari akantu keza nari naje kubereka nibwo bwa mbere ntabwo nari nkunze kuba natuvugaho cyangwa se ngo ntubereke ko naje kubitekerezaho why not ntabibabwira. Hari abantu dukunze kwita ku ruhu rwacu ndetse umubiri wose cyangwa se no mu maso cyangwa se tukaba turusiga amavuta gusa, amaseramu agiye atandukanye, amatibe agiye atandukanye, amavuta agiye atandukanye bitewe n'uburyo bitandukanye ugenda wita ku ruhu rwawe, ariko ugasanga umubiri wawe cyangwa se uruhu rwawe uruhereza amavuta gusa only. Uruhereza amavuta gusa ariko nta bindi byo ku ruhande ugenda ushaka kugira ngo ubashe wakorera uruhu rwawe kugira ngo rumere neza. So rero ntabatindiye narinje kubereka ino scrub. Ni scrub ikozwe muri coffee, bayita coffee, ikozwe mu ikawa cyangwa se mu kinyarwanda kimeze neza ikozwe mu ikawa. Ni scrub nziza cyane wakoresha ku ruhu rwawe, mu maso cyangwa se umubiri wose mu gihe ugiye koga ariko ukabanza ukayikoresha. So ariyo mpamvu nababwiye ati hari igihe dushobora kuba duhereza uruhu rwacu amavuta ariko udabasha koga inoza scrub cyangwa se gushyiraho scrub mu maso yawe cyangwa se maske. Nabyo ni byiza, nabyo ntabwo ari byiza. Urascrubinga nyine uruhu rwawe kugira ngo rubone ubuhumekero cyangwa se imyanda iba yagiye mu ruhu rw'imbere kugira ngo scrub ibashe kuba yagira ute yayikurayo. So scrub rero ikintu igufasha ibasha kuba yatanga ubuhumekero bwo ku mubiri wawe, haba mu maso cyangwa se umubiri wose. So scrub ikoreshwa ahantu hose, umubiri wose cyangwa se no mu maso, all body irahakoreshwa. Hari na scrub iba ariyo ishobora kuba ariyo mu maso gusa, ariko scrub nyinshi iba ari umubiri wose. Scrub ngiye nzi zigiye zitandukanye. Iyi scrub rero ndanayikoresha cyane, ni scrub nziza cyane. Mu gihe urimo urayikoresha rero wumva nanone n'uruhu rworohereye, ayo usanga uruhu rukanyaraye ugasanga cyangwa urabona uruhu rw'umuntu ukabona n'uruhu rukomeye, ariko ino scrub mu gihe uyikoresha ubona uruhu rworoshye ku buryo umukoraho ukumva nyine ukumva uruhu ruroroshye. Nanjye ubwanjye ndikoraho nkumva ndoroshye, cyangwa se niyo maze kuyikoresha nkitangira, kuko iri ni icupa rya kabiri, nkitangira numvaga uruhu rwanjye rworohereyemo ku buryo nyine wumva rurimo urarukoraho ukumva nyine rumeze neza cyane, atari rwa ruhu ruba rukanyaraye cyane, cyangwa se atari rwa ngo rukanyaraye kubera ko wenda niko rusanzwe hoya, ariko ruko nasanzwe uba ugomba gukoresha na scrub kugira ngo uruhu rwawe rumere neza cyane. So scrub rero ushobora kwibaza ati wayikoresha gute, kangahe, iki? So ibyo nibyo ngiye kugusobanurira. Scrub uburyo wayikoreshamo, ushobora kuyikoresha ukayibanza ku mubiri ukisiga hagati y'iminota 2 cyangwa se 3 cyangwa se 5 bitewe na time ufite, cyangwa se n'iminota 10 ukayisiga umubiri wose, ukayisiga hose nyine ukagenda wikubaho. Wenda ku ruhu rw'ahandi umubiri wose wakoresha imbaraga ariko atari imbaraga cyane, ariko mu maso ugerageza kugenda usiga gake gake. Urabizi rero mu maso ni uruhu twigengesera cyane kugira ngo rutangirika, ariko si ukuvuga yuko ino scrub yakangiriza uruhu rwawe, ahubwo mu maso ugenda gake gake, ugenda usa nk'umasa gake gakeya, ubundi umubiri wose ukaza kwisiga nk'uko waba uri kwisiga isabune. Anyway, warangiza iyo minota nakubwiye 3 cyangwa 5 cyangwa se 10 biterwa n'uko ubishaka, ukaba wayoga then ukongera ugafata
isabune yawe, ushobora gukoresha isabune y'amazi, ukoresha isabune ya irayi imeze nka ya gifura, niko navuga, imeze nka gifura. Akaba ukoga, tuvuge ashobora kuba ufite kasabune kawe ka Gitoro, Timerike n'utundi dusabune tugiye dutandukanye twiza wageneye uruhu rwawe, ukoga imyanda yose igashira ku ruhu rwawe, nibwo wumva umeze neza cyane. Anyway, hari n'ushobora guhitamo kubanza koga isabune then nyuma ugashyiraho scrub, nabyo ukongera ukayoga, ari nabyo biterwa nuko ubishaka. Ariko ngewe uburyo mbigenza, ndabanza ngashyiraho scrub, nkarindira iminota 5, hagati y'5 cyangwa se 8 bitewe nuko mbishaka cyangwa se n'umwanya mfite. Narangiza nkayoga, namara kuyoga nyuma ngashyiraho isabune iyo nkoresha, nkoga neza ikanshira, nkava muri douche numva meze neza, uruhu rworohereye cyane. So rero ino scrub ni keza cyane. Hari igihe ushobora gukoresha scrub ya turmeric, Licorice, ni scrub zigiye zitandukanye. Anyway, bitewe n'iyo wowe wumva ukunze cyangwa se ubona iri kugendana ku ruhu rwawe neza, nabyo nta kibazo. Ariko n'iyi ngiyi wayikoresha uramutse uyibonye cyangwa se wayikeneye, wambwira nkakurangira aho wayikura. So rero ni byiza yuko niba turi kwita ku ruhu rwacu rw'umubiri, twere kujya dukoresha amavuta gusa ariyo tugenera uruhu, tujye dushaka n'umwanya mu gihe tugiye koga dukoreshe n'amascrub kugira ngo uruhu rwacu rubone ubuhumekero. Gishobora kuba nko mu maso cyane cyane ukoresha ama makeup, ugasanga makeup zarabashye uruhu rwawe, nukuza woga isabune byonyine, ariko udafata umwanya ngo ushyireho n'aga scrub, cyangwa se ushobora kugukoresha amavuta buri munsi ariko udakoresha n'utwo duscrub cyangwa twa maske. Nzagenda ntubereka utuntu wagenera mu maso yawe kugira ngo uruhu rubashe kugenda neza, cyangwa se twirinde za mbogamizi ziza ari kurwara ise, ugasanga uruhu rwaruguzanye ise mu maso, kandi nta kutagize wisiga amatibe, nta kutagize wisiga amaseramu, nta kutagize ibihere mu maso iki, ariko ukeneye na wa mwanya wo gufata ngo ukoreshe n'izi za scrub kugira ngo uruhu rwawe rubone ubuhumekero neza bwo mu maso. So rero niba udakoresha scrub, ukoresha amavuta gusa, cyangwa se udafata tumwe tw'ingenzi two kugira ngo ubone ubuhumekero bwo mu maso, nakubwira ati byibuza gerageza ujye ukoresha scrub, ukoreshe na maske. Ushobora kuba udafite ubushobozi bwo kugura maske ubwawe ukanayikorera. Nzabereka uburyo ushobora gukora maske yo mu maso mu bushobozi bwawe bukeya cyane, cyangwa se nayo ubishoboye wayigura. Hari maske nziza ndi gushaka kubereka muri no minsi, nayo ndi kwikoresha, ni keza cyane. So rero niba wari wa muntu ukoresha amavuta gusa, nta tundi tw'ingenzi ushobora gukoresha ku ruhu rwawe, nakubwira ngo uruhu rwawe hari igihe uzajya ubona rugize impinduka nyinshi cyane ku mubiri, ujye wibaza impamvu se nta mavuta nisiga, nta kintu udakora nyine. Ariko hari byinshi by'ingenzi nawe utakorera ku ruhu rwawe ugira ngo uruhu rwawe rukeneye amavuta gusa. No, ntabwo ari amavuta gusa. One day nzabakorera umunsi wanjye uburyo mbigenza, uburyo mbyuka, amasaha n'aya, nisiga iki, nisiga ibi, nzagenda bibereka. So rero ubaye hari ikibazo ufite wakandika muri commentaire, cyari kizanye no kuza kubashishikariza cyangwa se no kubereka scrub nayo wakisiga, cyangwa se n'andi ma scrub agiye atandukanye wakoresha ku ruhu rwawe kugira ngo rugire ubuhumekero mu gihe uri gukoresha amavuta agiye atandukanye, amaseramu n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So rero murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane bakunzi banjye b'ubwiza muri ku mutima.